IG zacu ukuntu zibura nta nubwo ari ukuvuga ngo baraziba cyangwa barazihakinga birasibwa mvugishije ndaturika ndarira umubyeyi nyine urongo ngabo bakurwanyije nta muntu warwanyije merito ngabo bakurwanyije ngo byukubereke ko ukomeye ngo gukomera ngo nukomeza kurira uri mu buriri ngo nibwo urabaha imbaraga. Twongeye kuba ikaze abakunzi ba Precision TV mwese mwakanze subscribe kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Ngiye nitwa King Platinums, tubana hano kuri Precision TV umunsi ku munsi mu kiganiro cyitwa Behind the Film. Mu kiganiro Behind the Film maze kukimenyera tuba twiganira n'umwe mu bastar tumubaza uko ubuzima bumeze, ese ibikorwa bye biri kugenda bite. Uyu munsi muri kubona Yowe Bogar igikoko budura banzwa ngo Yowe Bogar Yowe Bogar igikoko igikoko rero mwabyumvishe ni Precision TV twibereye mu karere ka Ngoma. Aka kanya tuvugana turi muri hoteli bita umuhanzi ni Davis gusa. Umuhanzi Davis gusa akoyewe ko icyo ukunda Davis cyane man niwe nje kureba. Oyas cyaragukandira cyane. Hari abandi barimo yaragukandira cyane kandi iki najya kanda ubwo yaragukandira kanda man umubwira ajya kanda. Ase ko ntarabona gukwita ka video muri no minsi urabona ko ajya niho ku karera nkuko twa turi kubabwira rero twibereye Ingoma twaje mu gitaramo iwacu na muzika festival mwita igikoko. Ase ndashaka kumenya Boga utarajya kure sibyo umaze iminsi man uri kubura ama account yawe ndi no mu bantu by the way bagize amahirwe cyangwa se ubizo kundeba dutanye gahunda warembye none wenda nko gupfa mbona gute ngiye nkubwikuna ko nagiye shusho nago wayize ko kiragihe nta buriya numva umuntu yagize ikibazo nukamuvugisha kuko ntago abagukunze. Uzi kuno wambwiye warambwiye ngo ki ngo subibona se man ndayibona abanye ndi kuyibona man uhita umbwira ngo man nguzi kuno n'ubu narabyumva man uhita ushaka kurira nabane boretse bro. Ubwo nagiye dushe ndarira wagiye dushurarira bundi wabibaza musinga kuko IG bayijyanye numva nari mvuye mu Bugande ukumva nshaka kuba mu nzu y'ibihumbi 300. Ndashaka yuko tuza no guhera before yuko ujya mu Bugande before yuko ujya Uganda na hano wagira ibihe byiza narabibonye bro ndahakumbuye. Bugande niho hatumye numva ko ndi umu content creator. Yego ngaho kuntu nyine siko mu Bugande nararyamaga nkabona followings 2,000 narasinziraga naba ndi kumwe na Yago nkajya kubona followings 2,000 nkajya kwa big energy kuko nagiye mu Bugande mfite 68 maze y'iminsi 3 wari ufite 71 oya naje mfite 73 urumva ngeze mu Rwanda ndakora ngeze 74 reka sha aho ngize ngo bigiye kuza bihita byanga 74 sikrorinze ngo nakoze amakosa sha akoze Boga ko ngewe nirihe kosa ryatuma nsibira video ya Naomi iyande reka nani bibabwire niyo na amakosa nakoze muzongere muzisibe wasibyiriye ubu ngubu nyuma yuko uvuye mu gahinda gakomeye Boga ntibibagirwa ihumaze gucamo muri no minsi bihese wari umutezi ukawukira yagenda urango narwaye umutezi aze Boga wahuriye n'umutezi kereka nawuriye mu biryo babindoze. Hanyuma twe turi kukomeza hanyuma i Bugande ntago twabashije kuganira neza kubera ko wavuyeyo n'ubundi wahuye n'ibyo bibazo acamo iminsi. Muri Bugande navuye nzi ko ngiye kuko i Bugande yayijiwe batayitwara bano bakote twita bose ubona bose wari wazimije uko sese wabishonaga man ariko nje nibwo ahubwo byanze ariko buriya nyine byari ibintu najya nemera ngo nijye naga Imana yatuma bansira 74 ura n'umwaka nagize mu buzima ahubwo Imana izandinde undi mwaka ngo warubizi yuko ngo umuntu mu mwaka kingira call man warabizi ko ngo mu mwaka umuntu agira mu 6 ngira umwaka ubanza ari nako kwezi man uko 6 ninjye gukora ubukwe ntago nzabushyira mu 6 uko 6 niko kwezi ngiyamo indobo imbabaza uko 6 niko kwezi ngiramo utuntu tw'ibyago rero kwezi kwa 6 ninzayanya nkugeramo nzaje nirinda gutereta nirinda ibiki mara kwezi na uploading uko 6 ibintu kwankora. Hari umuntu narakubwiye yuko mu kwezi kwa 7 uzaba warazimye utakiri imihanda rero man nge nago ndaka bro nge nzamenya ko natse kako kano kanya
ibintu byanjye byanze ntago naba nzimye naba ngize umwako buriya uzima iyo ibintu byawe byagabanyije umuvuduko sibyo ariko njye barabisibye ahubwo cakira indi ginga itari ukuzima kurangira nubango ayeje bansubira ibintu yaravuze ko ngo mu kwa karindwi uzaba wararangiye nawe bikajya bigutera ikibazo noneho urumva n'ibibazo byanabaye mu kwezi kwa gatandatu ntago wari watangiye gutekereza yuko yowe Boga twakunze kuri iyi mihanda agiye kuzima ukuntu bimeze tu njye ayeje yanjye kibura ikintu cyahise kinza mu mutwe hajemo umukobwa umukobwa ntago bikunze baranyota urumva cyangwa nawe bibe abe yamvuga uko abyo nabyo yakoze urumva vuga ati abantu ubuse Naomi azagaruka foro ya Mutesi Jolly nzayibona interview zaba Davis nzazibona video zaba Isho Spirit nzazibona bro numva ncitse intege nabihuza ngo mu kwa karindwi nzazima ndebye neza mbona habura ibyumweru bibiri bro mu gitondo nabyutse nihebye umuntu wangaruye ni Musinga Musinga yarambwiye ati ubwabyo nyine uradufite man kuko nahisemo bicyo gihe yarateze andeba mu rugo ako bambwira nkarira njyewe naraje barambwira none ba Mobi mu buzima niba aragahinda nagize urumva niba bifate nk'ishyari yego twari turimo gushotinga nkareba ukuntu bishimye bavuga ku bintu by'ama IG umwana gaje yangirebwe n'ibihumbi 10 nge najye wanye nkibura urumva tugakora video uriya munsi bafata mu mugongo nibwo uburibwe bwa IG bwandiye none umunsi wa kabiri IG yandiye bura nari nakoze amateka following n'ibihumbi 20 mu minsi ibiri ujya kuza 72 oya ndi kuvuga indi nafunguye yego niba barayisibye sha none ugeze 100 none bisagira 100 mu munsi harimo abazungu mbese abazungu s'abantu nta mukurusha undi urimo ko afite 200 bya video byaye ese Platini ataka nkubaza nawe umbwire sibyo niba barajyanye mu 70 byanyabyo harimo foro ya Naomi wabizi ko uzi niyo niba yitwara zahita mfungura ifite 600 nganye na ba Junior Giti nagusubira inyuma oya dore none se ko njyari umuntu wambwiye yuko video zira ari ama IG yanyu mushyiramo nyine inuza mukoreraho amakosa cyaze kangubwiza ukuri Instagram yanjye na rimwe nigeze nanabwiraho umukobwa ngo wamaye kugira ngo wumve ukuntu birenze kandi narazanye ari umukobwa wazanyeho Boga ndi kuvuga nko muri DM ntago nigeze mbikora none se nabyo barabisuzuma iyo bumwohererezanyeho ibyitwa reka ndeke rubwiye kuri channel ya Platinum utunodes barayifunga iyo wandika ibiboro ngo side ibiboro nk'ibyo urumva barabihana iyo washyizeho uri gukubita nk'umwana barabihana je noneho amavideo nabonaga yanera ibibazo nayashyiraga ku ga spam kanjye nkakora biriya ariko bibaze ko batwaye ya nyayo spam barayireka none se Boga ikintu tuzira ubanza turebwa cyane nono IG ya detectinga ariko iki cyana kirebwa cyane ni muntu bareba kuri mama bagasanga gifite bibi Ronaldo batarayifunga oya Ronaldo nyene barareba bagasanga ko batarafunga nyine twebwe barareba bakabona Bogari bavuga yuko muzigurisha wijya guca ku ruhande Bogara ikiniro na Polo none se kankubaze Platinum wayigurisha iyo yigurishije mamya nari sacinga akayibona man bura nka boro yanjye nago wabura kuyibona je hari umuntu wambwiye ko bashobora sikono bambwiye wakora iriya nuza yawe reka mukubwira umushakire mu bantu babiri Ice Mobi n'umuntu witwa nde inshuti yawe magara inde reba hariya nyine tumumubwira umuntu witwa Musinga abo bantu nibo wivuga ngo Musinga ararengana Musinga ni wamufasha kugira ngo na Roxa yayisubiza ahubwo wenda nka Roxa yanyuza mu mwuka azi password yawe usiko Roxa turi mu Bugande yarambwiraga uretse yarambwiraga siwumva yashatse kuyiba ubu nibyo YouTube bari bukate oya ntago kate kandi ari ubyivugiye kandi muri Uganda ngo Roxa ngo yashatse Pratereka mubwire uriya mukobwa we ayijiwe amaze kuburesha 3 pe noneho yarambwiraga ngo Bogari ahubwo yaranshinjaga ngo ninjye utumize zibura noneho nkajya mubwira ngo basi uzatwara iyanjye nanjye yangira bura niwe wayibye ayagenda hanyuma tubwire Boga ayiji zacu kuntu zibura nta nubwo ari ukuvuga ngo baraziba cyangwa barazihakinga birasibwa bakayisiba burundu n'ubundi ukuntu babanje kumbwira baramwe ngo bayisuspendinze iminsi 30 ngo baransubiza mu munsi umwe
icyo gihe nari mfite icyizere ibaze ko kiragiye agahinda nari mfite nari mfite icyizere ibaze maze kumenya ko bayisibye burundu ibaze agahinda nagize uriya munsi ziriya saha nari mfite icyizere ukuntu wambonaga ubundi birumvikana wenda iya mbere yo yarabuze urabyakira uranavuga uti ngiye guhiga ubundi buryo mfunguramo inda akawunti niga uburyo bundi ndi bukore hanyuma ubonye n'iya kabiri noneho nayo bayitwaye boga hano wumvishije ubaye utema ngo ntubu ngewe igikomera IG ya mbere yaneye kiracyahari ni ukuvuga ngo nawe uzatwara indi ngo mbabare nk'iya mbere bro IG ngewe guhera 2024 kanguha urugero rwihuse se twaje mu Iwacu Muzika Festival ngewe 2024 mu Iwacu Muzika Festival y'icyo gihe guhera uwo munsi kugeza nta munsi n'umwe nigeze nsiba kwa uploadinga kuri IG na TikTok ibaze rero gufata ibyo bintu byose imvune urukundo ibiki byose bagasiba ngo ari naho ukorera n'akazi noneho byose kari gatangiye kuza kandi buriyo bigenze kuriya umuntu ugukunda n'inyoko gusa n'akazi barakakwima abakunzi bakweretse urukundo kuri Instagram nshyashya baragufollowinga cyane ngo bakomeze babinkorere we nashaka kubikubazaho n'ubundi niba atayitwaye none se ugira ngo iyi ngiyi nayifashe ifite wayifashe ifite 90 ni 90 bifunze bro ase ubona ko ndi mu bantu bafollowinga account yawe 90 bifunze ni 90 bifunze n'abantu 600 urumva kano kanya maze kwiyongeraho 24,000 mu cyumweru urumva ko ari abantu benshi kabisa nuko ngo rero batayitwaye badakoze iki batayitwaye twazarangiza uyu mwaka ndi kuyingayinga desi hanyuma wakiriye uturukundo abantu bawe bakweretse nyuma yuko ugaragaje IG ya kabiri bakayisiba ukagaragaza iya gatatu bakanga bakagufollowinga video yawe na nawe imaze kwituma 150 kuri IG mani ngira urukundo bamanda rudizavinga nago ndugura ndarukorera bro ngende umuntu wavuze ati from zero abastari nzabihiringaho dore ko basigaye banambona bamwe bakirukanka urumva ariko kano kanya uziruka nashyizeho kamera nkwirukeho nazo ni views urumva rero abirukanswa niki kandi bamenya ko yaje kuri platform yanjye nubwo ndi igikokerega man we yuje kuri page y'igikoko niyo wararirimbye zingaye ntabwo abura akantu gato kiyongeraho ese ko nzi ko ibintu bya showbiz bikurikirana cyane ubona inkuru ya Shadibu atangaza ari amakuru watekereje iki boga ari sound ujya mu bavuga ngo hitawe uramba baje irankuru nyiyumva ngiyewe nuko yayindi ngo ni atasa yazimye atasa ase boga bana mukobwa uzagutumira nawe akakora nka bira bintu ngiye cyaze kerekanye afashe ku ngufu basi subunge nafata ku ngufu Shadibu wabigenze ute ngewe bana aho gufata Shadibu ku ngufu ngi so nakora iki wafata rox urumva man uvuga Shadibu yazo cyawe wafata ndeze mbwira uziranye na Mutesi Jolly uziranye Shadibu niyo naba nanyweye rikeri ijana nkamubona ntago nabyiyumvisha ntago cyakurega ariko imbeba yose ajya ngo ibari impusi iby'imbeba byose yakigira biba bigomba kurangira igiye mu kanwa k'ipusi rero man Shadibu ariko kumufata ku ngufu first of all iyo wanyweye inzoga yego ubu wajya babyita gute ubukaka bwawe cyangwa se icyubahiro cyawe kijya hasi rero niba Shadibu uriya ari inshuti ye urumva akamuzanira inzoga bagasangira nawe utamusambanye nanjye buri wese yamurya mwasangiye ubona umuntu wubahaga yasinze atariho wa profita rero Shadibu ufite indangagaciro w'umumama w'umugore niwe yahise avuga ati iki cyana gute giprofita guprofita ntanirebe mu kwezi kwanjye noneho yugi umuntu bita Minyawuramuzi yamwise ngo numuvuza Minyawe mama nabagana we rero umuvuza mihango iryo Minyawe nigeze guca kuri YouTube umuntu ari kumubaga batari kumwe Minyawe bino bintu yabirebye abifata ute ese Minyawe umuntu arakubaga baba babibeshyera kuri YouTube wawo ndi bamwita uri bwo Godfather cya Pastor Claude Pastor Claude rero abantu bo muri showbiz nta nubwo babazi je twari turi kumwe ako ngiye kirumura kuri Pastor Claude ntago mpuzi bogare nuwahehera ese boga urabizi Pastor Claude buri inshuti
ariko ni umuswitagiwe kandi yirirwa mupostinga ni inshuti ye isheri hanyuma y'Eboga urabona hari ikibazo gihari muri uramamagara hari ikibazo gihari ubu ngubu muri iyi show business yacu ariko turebeye kuri party uri kumva turebeye kuri party y'ababyeyi njye nditonda man uri kumva ababyeyi bacu ntabwo bazi ngo bino bintu dukora bimeze gute man ntabwo bazi ngo ukuntu babyakiriye ndavuga niyo mu rugo iwanyu kano kanya ubyutse ubabwira ngo ngiye gushutinga Yes iyo batakibona nyibaka amafaranga ya boxa agashira amezi 6 nayo nzo base bakaba bumva ngo siniba bakaba nyine babyumva neza man icyo nshaka kuvuga rana ababyeyi bameze nkaho nabyita iterambere ryabasizemo ukuntu sibyo ukumva umubyeyi ari kumva ngo umwana wanjye ngakoresha ngo Instagram akumva ngo wababaye urenda nko gupfa ngo Instagram yawe umubyeyi uzigo nkoresha Instagram nawe none se babona wababaye abanga tuvuka cyaze TikTok yabyumva na YouTube ni YouTube YouTube yo yabyumva kuko birakoreshwa ni nayo mpamvu buriya TikTok yo bayitwaye umuntu adasara kibe ari abantu bitabareba rero nka IG ngemera ukuntu byagenze arova ako kanya nje nyine urumva inkuru yabaye uko Grafrere yahise ahamagara umuntu tubana yise ashaka nimero ya Musinga ati Boga ibyo bibora arabikunda cyane mu mube hafi yego Mary abaramamagaye ati byagenze ute Musere yazi ikibazo wagize byibuza barabimubwiye uturubuga rwabuze yaje TikTok nese TikTok uko ndi kumubona kandi ariho nzaba nagaraho hari ahandi Mary amamvugishije ndaturika ndarira umubyeyi nyine urumva ngabo bakurwanyije nta muntu warwanyije Mary ngabo bakurwanyije ngo byukubereke ko ukomeye ngo nawayikomera ngo nukomeza kurira uri mu buriri ngo nibwo urabaha imbaraga roba ako umubyeyi yarakwamatu papa niwe wambwiye subwo utwo tuntu ngo nitwo dutumurira ngo uzubaka ibindi kumura hanyuma merutse gukubona ku rukuta rwawe rushya rwa Instagram uri kumwe n'umuhanzi wo mu Burundi bita Kibido uzi kuntu byagenze nabanje nkoresha Babu nkoresha Alex Muyoboke na Kidumu Kibido tukiraho ngo arabanza umbwira ukuntu ayo mazina aremereye bo wayagezemo yego jewe Babu naramushatse urumva ndamubwira ati Babu nshaka nkundisha abantu urabona ibyago nagize icyo gihe nari ndimo kubaka yindi nahereye from zero yego ndayizi yamaze kugira ibumbi icyo gihe rifite 21 21 Babu turakorana amubita Kidumu ibiki Babu mushyira ako kanya njewe njya muri match icyo gihe niba ari Argentine yari yakinye simbyibuka ndimo gutaha ngiye guschedulinga video ya Kidumu Kibido ndibona ngo uyu profile is private gute se bivuze ngo n'ubundi uri gukora zira content ni nabwo yije yabuze iriya iya kabiri mani nge naratashye urumva nta mutima mubi ngiye kuyaploadinga nga account yawe iri privé none se ko nari ndi kwirebera umupira niturije nayigize privé ryari no kujya kureba Messi niki nikosa waya ahubwo account urumva yagiye Kidumu se gutyo bigakunda waya Roxararenga no ako kanya yagize ibyago ubona ko buri kanya none ngiye kano kanya abantu bamamagiye ari benshi mpita mbanza nkajya yije nkareba waya warwaye mutima nka Ice Mobi yamamagaye Ice Mobi kano kanya Ice Mobi amamagaye nitonda kumufata najya yije nka checkinga Ice Mobi turakubujije ku muhungu wacu kuko Ice Mobi wejo bundi umusibe ejo nabwo twari tuvuye boro ascrollinze bango budora ko iyo bagiye kwitwara ngo ngerekana ko uri umuntu usha ngo ukajya tupu sha baratunaniza asi ikintu nibaza ugashyiramo indangamuntu baba barayitwaye ese ikintu nibaza wewe hari abantu nawe no hanze biriyo byinshi man naswe iki watwara izanyu gusa kuko narabona batwaye namwe muzagerwa yego hanyuma wari uri kunsobanura barimo kwiga ku bisaza mwe bazabajyanira za YouTube mwebwe bahereye mu bana bazahita baza ku banyamakuru bakuru bahita bajya batoya uvubyuke Bruce Melody ari kuvuga ati nagize ibyago mu mpa cyaze reka yigira twara twebwe man baze kubona umuntu w'ubwanwa ari kurira Instagram yanjye reka batwara izake hanyuma ikintu nibaza umuhanzi Davis D
mu busanzwe ni umuhanzi ufana, ni umuhanzi ukomeza kugaragaza ko ukunda ibihangano bye kandi unashyigikira imiziki ye. Nyuma yo kubura akawunti zawe Davis D, wowe nyuma yo kuzibura wigeze utekereza kuba wamwegera akagira ubufasha guhaho mu kuba yankundisha abantu? Ukuntu byagenze, nyibuze mu gitondo naramuhamagaye, arambwira nk'uko umumbaza, ariko muba mwakoze iki? Ati wakoze ibiki? Ati byose babisibye. Yego. Davis ahita ambwira ati rero, ati icyo nta kibazo kirimo, baragufasha, abantu baranamfasha, ariko bayisibye burundu ko nyine wumva ari muri stress z'ibitaramo ibiki, kuba namufatisha kongera kuminterifika. Unapangaga ko ndi buyifungure ari unyimfunguriye nyine ankundisha abantu, ariko menya ko uyu munsi atancika. Ntabwo imusa gucika. Hanyuma kandi ariho nzanye nyuma n'ubundi yuko account zibuze, hagiye hagaragara amabrand aremereye cyangwa se amazina akomeye muri iyi show business yacu bagenda bagukundisha abantu. Boga, Irene n'umuntu Yago, urumva Papa Cyangwe, urumva n'abantu nyine noneho wagerageje kuvuga uti reka noneho ngerageze kuzana abantu baremereye kugira ngo byihutishe kongera kugarura engagement yanjye. Uri gutekereza gukora biriya bintu, wumvaga ari ibintu biri buze kuba byoroshye cyangwa wari wataye umutwe n'undi uvuga uti ndabikubitaho niyanga mpaka? Ariko ni kano kanya kankwibira akabanga, njye umuntu wazinye ari na hiti. Iki iryo jambo wari dusobanuriye, wazimye uri hiti? Ngewe imbuga zasubiye hasi, ariko agaciro kanjye mu bantu, isura Bogari kagiye hejuru cyane. Koko mu myaka nawe ararebye video yanjye yandi ya Naomi, nubwo IG yayisibye ntabwo yayisibye mu bwonko, urabizi ibyo nakoze. Rero kano kanya imbuga zasubiye hasi, ariko ngewe ndi strong than before, ndahari meze fresh. Ni nayo mpamvu mvuga ngo Imana nije ndi mezi 6 meze uko. Ino ereri yabayeho muri uko kwa 6 naba narayibagiwe. Ariko ngewe tukinaho ngo ndashaka gushimira by the way ko nzi kuba nyine waraharaniye kuba Bogari abantu bakunze kuri IG. Reka kano kanya ndabani ko nzi ko waraharaniye yuko Bogari abantu bakunze kuri IG atabura burundu. Nyine uko kuntu hasoringa ukemera ugahinda account ni IG iyi mfite. Mweretse umutima indisha, urumva ntiwabyumva. Kuko nk'ubu uwayimaye hari utuntu ataramaramo. Kano kanya ino IG, iriya IG ya kabiri batwaye, iyi iba igihari ibirimo kuza nk'35 by'abantu ba nyabo. Ariko uko bayitwaye hari abantu bataforowinze inziye kubera abantu, hari abantu bandwanya, bavuga ngo narayigurishije man. Ese nayigurisha? Wagurisha ikintu higiraho ubuhigiraho? Uyeretse kuyihigiraho wenda nyigurishije. Ese nayigurisha? Video yamvunye ya Miss Naomi yatumye tusumira umutima, yatumye ngira ubwoba. Video n'ubu nyirira nkavuga ati cyaze bino bintu ibintu nzabikora mu myaka 10, nayifata nkayideritinga. Dore ko abantu bajya gutangaza ibihuha ari n'ibigoywe. Nafata video ya Davis D, urumva nahere 24 mushaka umugurukaho kabisa, bro nkayisiba. Nafata video ya Aisha Speed, umustreamer wa mbere uri global, umumiliyaridi, ndabyuka uri kwiga guhura nawe byanagoranye cyane. Miliyoni 24 urumva mane duhura, urumva nayo nahisiba. Rero ntago nasiba ibyo bintu byose. Instagram zanjye zarabuze, rero kuba yarabuze ariko ibyo narabikoze, niyo mpamvu kano kanya nicyo gihe ngo yowe Bogari nongere nigaragaza. Ariko bavuga ngo IG yanye narayigurishije ni ibiho, ahubwo wowe ubyemera nawe uri igiho. Hanyuma turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, yowe Bogari abakunzi be bamenya niba yaba akiri mu rukundo cyangwa se ari kwihigira uko asubiza ibintu byo mu rukundo. Uri mu rukundo ya man, ariko ako Boga ntukankwepe man. Kuri Precision ni abantu bawe hano ni mu rugo. Uri mu rukundo meze neza. Hanyuma ubu ngubu uri ngoma waje ufata content for sure ngoma turabi. Yego Boga wakoze kwitabira ikiganiro cyacu. Amafaranga amaje gukonsoma hano byonyine narenga 60,000 by'amanyarwanda. Aya ndayarya ijoro rimwe. Nese kuyakoraho nayawe. Harimo idolari imbere na harimo idolari imbere. Nyine reka ndikure. Ayega uri umukire mane mbo.